Wanciye ku nshuti zaduhuzaga benshi bamvaho baragenda na bamwe nakekaga ko tubana urubanza rwabo rukaba urwanjye akenshi ntabikoze ku bwawe namenye rwose karaba udahari wawe ubu nirungu abashyitsi bawe mbaheruka uraha gusa nibagende n'ubundi sinkeneye izo nziha nizijyane n'uruhu rwazo barabukunyonera urugo nabo urugomo gusa nta kindi ni koko kwiyuburura biraryana gusa bitanga we mushya umwanda wose ubu ukaba ugiye maze ikosa ryo kwizera umuntu ndiminurije imakoma urabeho rwose inshuti y'amajye nsigaye njyenyine kuri kavumu ku itungo rya sogokuru na mama aho nasekanye nabi kabagari n'imamerane ho nsembereye Imana ya rubona nsigaye njyenyine ku muganashya umuganza cyaro wa mikore n'inshuti twajyaga tujya inama nkibutse ndeba nkibona irenga ni koko nta mpinga yabuze umuyaga ntawe uhanagaturiye ugatinda yisize mwavu igipimo cy'urukundo ntikibeshye umuntu n'undi ni nk'ikirere naho wamusuzumira mu nkanda iby'inka byo yapfa ejo n'abandi azaguta ku gisasiro utumbuje wese akenda mwirosaga akifubike arinda arengukina amashyengo ariko se wahinduwe n'iki inshuti y'amajye ko kera twajyaga tujya inama mu ndi itamba umuyaga uhuha nkanswe none harimo ikintu kuki wahinduwe na kirere bigeze iminsi yo kwiturwa ubumwe twubatse igicuba na rwese ukanyura hirya ukabwonona ese warorohewe ku bwawe mbyizere nkuzibukira aho uri wenda umeze neza kukumenyera ajya ari iminsi inshuti y'amajye wahinduwe n'iki ko kera wari inshuti y'umuryango tubana twubakiye kuri icyo ariko sinzi n'impamvu mushinza gusenya unsumba nyiriho muzi mureba gusa nakujyane ndabibona ndusha amaboko cyane utaramumenya umugani wandusha ukuri ukurusha uburyo yemerewe no kukugaya uburere ko kumufasha nkawe ukwiye mwenye imari nta kundi ubwo ni ukujyamo amikoro yanjye kandi nawe simurenganyerega rwose twahuye twese mu gihe kibi imibare itangiye kuba myinshi nk'imyaka aho nashakaga kugana kuri wari ubunararibonye bwivanze n'akazi kenshi burya kubaka aho utari nibyo bitera imibare myinshi aho ubucuti bwendaga kuzura ari amavuta ubucuruzi bukinjira ari amazi gusa shenge ngemerihe nta futeri nduhunguye mwabo ntasabwa inkwano ngayindagara ngayinda icyo kurya ituje itimaje kandi bizi neza ko ngiye gutangwa kandi ngayindagara wantanze atandasaniye umwambi n'umwe kandi yahoraga mbeshya ko ari inshuti yanjye ngungiriwe habi neza aragorora sinaca mwana wa rukengera wabayeho mwimuka bereseza isoni uragumana uwo mutima uzagucira inka raba mu gahanga rya mukayiranga urenga na rubara rw'inka rwa musiga udahari agatsinda bicecekera ni bene amakenga nari uwo gupfa koko ubushaka ugakarago ntugasiga akabando kawe n'ubundi ngo intambara irwanwa n'abifite aboroheje bamara kumara ntagakurushije abandi kuyoboka gusa uramenye iteka umugaragaro utingaruzwa muheto amahoro n'ay'abagore n'abanyantege nkeya ni inyaburi y'urudodo nzasubira inyakarekare urabeho rwose inshuti y'amajye igendere rwose inshuti y'amajye ahari wenda ubu nabyumva ibyo nkuru twajyaga tujya abandi ni koko kubaka biragoye cyane iyo utazi ngo ni yandi mutari mwagakoze urukiko ariko rwose iyo ugira ubuntu ukihanganamo aka gatoya nkakwambika ikamba wari ukwiye rivuye mu mbune twasangiye ndabizi neza ko wabonaga ko buke twicumaho agatambwe rwose sinabikunze nubwo byamaze kwakirwa ntibyari bikwiye ko mu bishako twasenyeramo umubano erega rwose sinari nanze wari gutangira inzira ushaka tukazibanamo nk'izanjye ariko kandi gusiga byose ugaha umwanzuro kwibana ungana waraje unsaba umubano nkaguha ikaze ari nta kindi none ubonye tugize abana bamwe batangiye kudutunga uhitamo kuntaba mu nama cunda umutima ndetse amaso naragukundaga nshuti yanjye nkabikubwira kambisubire na wa munsi tujya kuruza ugasanga byanditse ku mucanga yari nge rwose ubusibanga ntaho nagusize mu ntambwe ntaho ntakuvuze mu ngamba naho bitabaye ubusigiyewe hari ubwo bitazira rimwe byose ugiye aho narejo wabyumva yego wenda sinaguhaye ibyo washakaga buri munsi gusa nanone sinagukinze ibyo nari mfite wisanga kukubwira ibi inshuti yanjye si ukukwibutsa ifute ryawe cyangwa ngo wumve nkutega iminsi ngo njyeho wenda nari umwere oya nashatse ngo umenye ko mu isi bigoye kubona umuntu kugira umunsi wamubuze ibyo none utaboneye kuri uyu nibyo usanze afite gusa uramenye rero utazoshywa n'inenge iteka inshuti y'amajye uruti y'amarwa ariko se ubundi ku mugani iyo hataza kubigoma umubano wacu wari icyunyunyu wari burangizwe n'iki kindi kutari no kudutunga uko mbibona ibaza ariko ko nta na rimwe wampaye ibyo nari nkwiye ngondoje gusa nkahorana icyizere singiye hanze ntibitari ubunaribonye ubwo ubupfura bwuzuye nabyo byaza ariko kandi icyizere nakugiriraga n'ubundi iyo utakinganye ubuhemu umenye nari bwongere guhanuza nakwizeraga byuzuye untenguha utanusuye you Trojan horse
none reba ndanyara ntizize nyuma yo kuntaba harya ngo murampamagara sinitabe maze amaraso yanjye nabanduza mu mbabarire naje ntiteguye nanjye ko mwankomeretsa. Maze rero nshuti y'amajye nibyo watangiye inzira zawe kandi hirwe nyuma ya byose nubwo bitagenze uko mbishaka sinabura rwose no kugushimira nubwo atari yo nzira yanjye. Iyo ubibasha mukihangana ntibe byose uko ubyifuza nanjye ukibuka ko ndi umuntu ibyo wakoraga byose nabikaga ahantu nari burenze uko wabishakaga nkabigenza uko nabipanze bigeraho kunyihakana koko. Mwimuka wariraga izabisangwa hari yarataramenya ijoro ryawe usanze barantanze urwantorero mu nama nuzuye amanegu ingingo ku yindi nabaye uwo kwicwa wa musare w'udukoryo wasaga n'uwakinitse imihengeri umenye yarohamye noneho pe guhemukirwa n'inshuti wizeraga buri munsi umwanzuro ukaba kwereka ikagenda uyireba udahambye nibura ngo uyiririre ni nko kurwara indwara uzakira bigusabye kwica urugingo ukaba utazongera kurutonga ukundi kuruka atari mahitamo yonyine ufite ngo ubeho. Maze koko rwose sindabona uwagusimbura kuko icyizere nakugiriraga mu isi nkigomba abavandimwe gusa ndi ikinege data arashaje mama yaracuze n'urubuto twari twarateye rwakuraga neza kugeza igihe rimwe mutahiwe kuhira ariko kuki mwatuma niyumva nk'iyasheshe inganzi koga imira agahinda twarasangiye ubusaswa mu gitondo kimutipa maître des autres devenir l'orphelia ariko mwatewe n'icyubura cye koko ntimwambwira ko twahoze turi abadasigana hari aho umuriro w'inshuti watanze umutware kwaka n'iki cyabakanze ntimwumwira ari nta kamere n'abahishe mu nkuru yanjye. Harya ngo nta mbabazi nzi kwaka sinshoboye gutegereza umuti uzaramira umupfu ngo sinca bugufi ngo ncangururwe nk'ibinyanguru biteka mba niyumva nka kayinja. Ese ni gute waca bugufi uryamye bitari kwa gupfa uhagaze? Nibyo sindi uwo sinkanamubi rwose kandi rwose nzi ko ibyo ubizi iyo amahitamo ari amwe wanjye uzi uko bigenda ariko kandi nta kabuza nkirino n'ubundi nzabikora ndabizi mu mutima wanjye mbarimo umwenda naho byaba bica mu bandi umunsi umwe muzicara mwishime nyurwe mutazi uwabituye ntiyari databuja ni data igituma mwubaha buri munsi muzamenye rwose ko nabakundaga naho naba ntakiri ku isi ntawe bandutiye tubana mwangize umuntu mbagira undi ngiki gihango nshuti y'amajye. Nizeye ko aho uri hose uri kunyumva ngizira unyihoreze niba ari njye wakurakaje njye nzi ko buri muntu ashobora gufudika njye nzi ko buri muntu ashobora gufudika ko ntigeze nkureba nabi sinigeze nkureba nabi nta nubwo nakwirukanye sinigeze nkureba nabi. Ngahirwe nshuti y'amajye hinga ngende kumenya abana nawe urabizi ngiyo bigwa gusa umunsi umwe niwicara ukiganiriza ukabona bikwiye iyo kwigura uzanyegere sindi gisanga rwose ntambereka ngo ukinze ndacyagukunda ubibona byose ndetse n'akantu ubu nta wasi ngaho ndabyemeye izire nkwihoreze nemera icyaha kandi nta kosa mbizi erega ibintu bisubiyeho byatangiriye naba nkeye kurusha none nubwo nta mvune gato iteka kamoga karuseho agaturo erega sinorohewe no kugutakaza ariko kandi sindi n'umugabo wo kwizirika urabizi na mbere yose kamere ntikurwa na reka cyane ntikizwa na rega ubucuti ni nko gucana inkwi mbisubizi bisaba kwatsamo buri mwanya burya inshuti nizigira ibyo zipfa bwacya zikigorora ubumanzi kandi ibyo zikabyubaka buri munsi nta makemwa n'imwe y'ikiguzi iyo nushaka kwimenya uzayiguze murakishyuka mwishime mugwabiza amacumu y'abanzi ngoma zihawe imirishyo kuko u Rwanda ruzira umwaga.